Turabaramukije mwese ngo Uwiteka abahire. Tubahaye ikaze ari abadukurikiye kuri YouTube channel Ivugurura n'Ubugorozi, ari n'abadukurikiye kuri studio 18 Ijwi ry'Ubugorozi. Tubahaye ikaze ngo Uwiteka abahire. Rero tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa mbere w'iminsi 7 abenshi bita ku cyumweru. Rero tugiye gutangirana n'indirimbo y'110. Nitumara kwiririmba turakira umwigisha wacu wa mbere, ko muri uyu munsi dufite abigisha babiri. Ngaho muri hafi y'inyakira amajwi zanyu kugira ngo tubashe kubana. Umva amagambo y'Umukiza niyaguhesha ubugingo, wa munyabyaha we menya ko hahirwa abakomeza amategeko, hahirwa abayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa, hahirwa bayakomeza yose, abo barahirwa barahirwa. Kuyumva gusa nta kamaro, n'ukutugwa biza rwose, kuyumva dutinya ntibyadukiza, hahirwa bayumvira yose, hahirwa bayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa, hahirwa bayakomeza yose, barahirwa barahirwa. Bazinjira n'umunezero mu mudugudu w'Imana, ahatabishavu n'umubabaro, begera igiti cy'ubugingo, hahirwa bayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa, hahirwa bayakomeza yose, barahirwa barahirwa. Ngaho kandi umwigisha wacu. Reka twongere dushimire Imana cyane kubera ko yaturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uwo mugiye kuganira muri kano kanya nitwa Tuganiyesu Rure Joseph. Nkaba ndi umugorozi wemera ivugurura n'ubugorozi. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turyigana reka tubanze dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ikomeye, kubera ko waturinze. Urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe, uratwigaragariza ndetse no muri ijoro ryashize. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ibyaha n'amafuti byatubonetse bitubabarire, amazina yacu akomeze mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Tugiye kwigana ijambo ryawe n'abo waremye bigira ku ikoranabuhanga, uhira amatwi yabo n'amaso yabo kwakira ijambo ryawe. Nitwungura ubwenge n'ubuhanga, reka tubere mama n'agakiza rizatugeza hamwe ijuru. Turaguhimbaza, utubane uyu munsi wose, uturagire no muri iki cyigisho, kandi afite ibibazo bitandukanye bose ubane nabo, n'abashwiragira hirya no hino mu ntambara. Tubisaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero reka dushimire Imana kubera ko ikomeje kuturinda, tukaba turiho tugihumeka. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri kano kanya insanganyamatsiko
yacu turaza kwiganaho iratubwira ngo Imana n'amategeko yayo. Imana n'amategeko yayo yera niryo nsanganyamatsiko tuza kwigana. Ni Imana n'amategeko yayo yera. Ese Imana n'amategeko yayo yera bihurira he? Bifitanye isano ki? Kuki twabihuje? Ese Imana n'amategeko yayo bihurira he? Bigenda bite? Niyo nsanganyamatsiko tuza kwigana kugira ngo tuze kumenya iyo tuza kwerekera. Rero bantu b'Imana, amategeko y'Imana n'Imana ubwayo bifitanye isano ya bugufi. Niyo mpamvu tugomba kuyitaho tukayubahiriza kugira ngo Kristo naza azatwereka ikamba ry'ubugingo, kandi ingoma y'Imana irangwa n'amategeko yayo. Ndaza gusoma mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 12 ku murongo wa 13 kugeza 14. Haranditse ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Ntabwo bikwiriye umuntu umwe, ahubwo buri muntu wese biramukwiriye, nuko yakomeza amategeko y'Imana nta kongera nta kugabanyaho. Kuko kwibwira yuko amategeko y'Imana yakuweho, yavuyeho, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Muri Luka 16 umurongo wa 17, Luka 16 umurongo wa 17 haranditse ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Ntabwo Imana itubwira ko amategeko y'Imana yavuyeho, ahubwo amategeko yavuye yari ay'imihango kugeza ku gihe cya Kristo, ariko amategeko 10 y'Imana yanditswe n'urutoki rw'Imana yo akakomeza kubaho kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ndetse muzasoma mu nyandiko z'ibanze 215 ko no mu isi nshya amategeko y'Imana azabaho. Ntabwo azaba acira umunyabyaha urubanza, ahubwo nuko ingoma y'Imana izaba inagaragazwa n'amategeko. Rero bantu b'Imana, amategeko y'Imana niyo atumenyesha icyiza tukagikora, naho ikibi tukagicikaho. Twamara kumenya ko ari icyaha, dusanga Yesu akatubabarira. Gusa birumvikana ko amategeko ntabwo akuraho icyaha, ahubwo yo ni umushorera utwereka icyaha. Twamara kumenya ko twagikoze tugasanga Yesu, nkuko byanditswe muri Matayo 10:28 haranditse ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwe nimuze musange ndabaruhura, mwemere ko abagaragu banje munyigire ko ndi umugwaneza n'umutwaro wanjye utaremereye. Abaroma igice cya 7 reka mwumve uko abivuga. 7 umurongo wa 7. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza yaba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri nge kwifuza kose. Kuko amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ndafite amategeko, maze itegeko rije icyaha kirahembuka, mpera ko ndapfa 10. Nuko
iryo tegeko ryageneye kuzana ubugingo mbona rizana urupfu, kuko icyaha kibonye kito mu mategeko kiranyoshya kiranyicisha. 12. Noneho amategeko nayera kandi ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Birumvikana ko amategeko y'Imana nayera kandi buri tegeko ryose rirera. Imana n'amategeko yayo, imico yayo iboneka mu mategeko yayo, n'Imana Imana n'amategeko yayo biruzuzanya, biri kumwe. Niyo mpamvu ntabwo umuntu avuga ko yakwizera gusa ngo tuzizera ariko wica amategeko y'Imana. Ntabwo byabaho kuvuga ngo wizera Imana ngo amategeko y'Imana ngo Yesu yayabambye yakuyeho, ntabwo ari byo. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 31 haranditse ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Point d'interrogation. Haranditse ngo ntibikabeho ahubwo turayakomeza. Ntabwo avuga ngo urizera gusa wica amategeko y'Imana, ahubwo Bibiliya iratubwira ngo mbese duhinduza ubusa amategeko kwizera? Wizere gusa amategeko y'Imana uyice? Bibiliya iravuze ngo ntibikabeho, ahubwo turayakomeza, kuko amategeko y'Imana arera. Nk'uko wavuga ko wasenga ariko mu misengere yawe wica amategeko y'Imana, ntabwo iryo sengesho ryarenga impagarike yawe. Mu gitabo cy'Imigani 28 umurongo wa 9 haranditse ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Wakwiziba amatwi ngo atumva amategeko y'Imana 10, yanditswe mu Kuva 20 umurongo wa 3 kugeza 17. Gusenga kwe nako ni ikizira. Bibiliya ntagatifu yo yaravuze ngo gusenga kwe nako guteye ishozi. Ntabwo waba uvuga ngo ukunda Imana, amategeko yayo yaribata uyasiribanga uko wiboneye ngo ugubaha Imana. Ntabwo ari byo, ahubwo amategeko y'Imana agomba kumvirwa. Niyo mpamvu turi kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo Imana n'amategeko yayo yera. None se Imana iteye iti? Ngiye gusoma ingingo 11 ziranga Imana, some n'ingingo 11 ziranga amategeko yayo yera. Ndasubiramo, tugiye kureba ingingo 11 ziranga Imana, turebe n'ingingo 11 ziranga amategeko yayo yera. Ingingo ya mbere nuko Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Mu biranga imico y'Imana nuko Imana ari umwuka. Muri reka turebe mu gitabo cya Yohana igice cya 4 umurongo wa 24 haranditse harya hati Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. None ubwo Imana ari umwuka kandi tukaba dushaka ngo Imana n'amategeko yayo yera, ubwo amategeko yayo ni iki? Nayo n'ay'umwuka. Amategeko yayo nayo ni umwuka, kuko turukwigana Imana n'amategeko yayo. Niba Imana ari umwuka n'abayisenga bakaba bayisengera mu mwuka no mu kuri, ubwo n'amategeko yayo ni umwuka. Ibyo ndabisoma mu Baroma 7:14. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14 haranditse ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko ngewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Mu bintu biri kuranga Imana nuko Imana ari umwuka n'amategeko yayo ni umwuka. Ubwo bivuze ngo Imana n'amategeko yayo byose biri kumwe, birangana, mbese biruzuzanya.
nta kintu. Niyo mpamvu gusuzugura amategeko y'Imana uba usuzuguye uwayandikishije, kuko Imana ni umwuka, nanone n'amategeko yayo ni umwuka. Iyo ni ingingo ya A cyangwa se ya mbere igaragaza Imana, ikagaragaza n'amategeko yayo yera. Ingingo ya kabiri ni uko Imana ni urukundo. Urwandiko rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8 haranditse celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ni urukundo. Mu bintu biranga Imana cya kabiri nuko Imana ni urukundo. Iryo ni isomo twasomye. None se amategeko yayo ni iki? Amategeko yayo nayo ni urukundo. Muri Matayo 22 umurongo wa 37 reka turebe ko Imana ari urukundo. Matayo 22:37 haranditse ngo kugeza 40, nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere, n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Amategeko y'Imana agabanijemo ibice bibiri. Amategeko 4 abanza arebana isano dufitanye n'Imana. Amategeko 6 aheruka akarebana isano dufitanye na bagenzi bacu. Noneho ubwo mu mategeko 4 abanza baho nukunda Imana tuzagira izindi mana usenga. Iryo ni irya mbere. Nukunda Imana ntabwo uzasenga ibishushanyo cyangwa ngo ubikore ubyuname imbere. Itegeko rya kabiri. Irya gatatu, nukunda Imana ntabwo uzavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane, nukunda Imana uzubahiriza isabato. Ubwo icyo cy'isabato anariho hari intambara ikomeye, anari ruzingiye, abantu benshi bayanga bavuga yuko isabato ari y'abadive, bakavuga ko isabato ari y'abagorozi, bakavuga ko isabato ari y'udutsiko twinshi tw'abasenga ku isabato. Ntabwo ari byo. Mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose handitse ko isabato ntabwo ari y'abadive, ntabwo ari n'iy'abagorozi, si n'iy'utundi dutsiko twose turuka isabato. Muri Katanga ka mbere Imana niyo yahanze isabato, iravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu Kuva 20 umurongo wa 8, mu minsi 6 uje ukora abo abari yukoramo imirimo yawe yose, ariko 7 niwo sabato Uwiteka Imana yawe. Ndetse isabato imyaka isimaze ni nayo myaka isabato imaze. Ubwo iri gukabakaba hafi imyaka 6,000. Noneho isabato yahanzwe mu Edeni. Itangiro 2 umurongo wa 1, Imana yeza umunsi wa 7. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7, icyo ni icya mbere. Kabiri iraweza kandi irawuruka kuko Imana irukemo imirimo yayo yakoze. Ni ibintu bitatu yakoreye isabato: yarawuruhutse, iraweza kandi ihumugisha. Ni ibintu bitatu bitandukanye n'indi minsi. Kandi yo wibuke, souviens-toi les jours du sabbat. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Ntabwo isabato ari y'abadive, si n'iy'abagorozi, si n'iy'abandi bose basenga ku isabato, ahubwo isabato ni Uwiteka yahanzwe muri Katanga ka mbere. Noneho abantu bakavuga ngo umunsi wa 7 se ubwo si umunsi uyu munsi wa mbere w'icyumweru. Ntabwo ari byo. Dimanche c'est la première jour de la semaine. Le munsi wa mbere w'icyumweru. Dimanche aujourd'hui c'est la première jour de la semaine. Mais ariko samedi c'est le jour du Seigneur. Ni munsi
w'umwami wacu. Ntabwo rero icyumweru gishyirwaho muri 314 kiza gushimangirwa tariki 7 z'ukwa gatatu muri 321 isabato yahozeho muri Katanga ka mbere. Wumvise ko ngo yaruhutse isabato irayeza kandi y'umugisha. Niwo munsi wa karindwi, kugira ngo umenye ko ari isabato no munsi wa karindwi byanditswe mu Kuva. Hari uwavuga ati se none umunsi wa karindwi ko niwo sabato cyane rwose. Kuva 20:8 haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 y'ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ngiki gisubizo, uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. None se sabato ni y'abadive ni y'abagorozi? Reka twongere tubirebe. 200 nkuramo n'icyerekezo abantu bajya bibwira bavuga ko amategeko y'Imana yabonetse bwa mbere ku musozi wa Sinayi. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo amategeko y'Imana abonetse ku musozi wa Sinayi, ahubwo na mbere hose amategeko y'Imana yahozeho muri Katanga ka mbere, abantu basabwa kuyubahiriza. Ntabwo rero amategeko, ahubwo bibutswaga ibyo bari basanzwe bazi. Ni mpamvu bavuga ngo souviens-toi, wibuke. Ntabwo rero umuntu yibutswa icyo yari asanzwe azi. Ntabwo ariho amategeko y'Imana agaragaye ku musozi wa Sinayi, ahubwo na mbere hose Abayisiraheli barayitonderaga. 229 mu gitabo cyitwa Uwifuza ibihe byose haranditse ngo isabato yatangajwe mu mategeko yatanzwe mu mpinga y'umusozi wa Sinayi, ariko ntabwo ari cyo yagaragaye ubwa mbere nk'umunsi w'ikiruhuko. Ubwoko bwa Isiraheli bwari buyizi kandi buyitondera mbere yuko bugera ku musozi wa Sinayi. Birumvikana isabato yanahozeho mu mizo ya mbere. Adamu na Eva barayirutse, abahanuzi benshi batandukanye barutse isabato. Utibwira rero ngo bayirutse ku musozi wa Sinayi ngo imaze kwaboneka ngo bibutswaga ibyo bari basanzwe bazi. Ntabwo ari cyo gihe yagaragaye ubwa mbere ku musozi wa Sinayi nk'umunsi w'ikiruhuko. Ubwoko bwa Isiraheli bwari buyizi kandi buyitondera mbere yuko bagira ku musozi wa Sinayi. Kandi iyo hagiraga uyizirura, Uwiteka mu cyaha hagati, muzageza he gusuzugura ntimwitonde amategeko n'amateka yanjye. Isabato ntabwo yagenewe Abayisiraheli gusa. Attention là-bas, mwitondera ahantu. Ntabwo isabato yagenewe Abisiraheli gusa, ahubwo yagenewe isi yose. None se kubera iki haba hariho imyizerere myinshi, abantu bakaruka iminsi bishakira, kandi Imana mu mizo ya mbere yarashizeho isabato? Byatewe n'iki? Igisubizo ngiki reka ngisome mu mubwiriza, mwumve impamvu yabiteye. Kuba abantu basenga indi minsi atari umunsi Imana yashizeho. Umubwiriza 7:29 igisubizo ngiki haranditse ngo dore icyo nabonye gusa niki, utudomo tubiri, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Birumvikana Imana yaremye umuntu utunganye, imuha n'ibyo agomba gukurikiza n'amategeko agomba kugenderaho. Bigeze nyuma abantu bishakira ibihimbano byinshi, théorie et traditions humaines. Niyo mpamvu byanditswe muri Matayo 15:6 ngo Yesu yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa, kuko amategeko bigisha n'imigenzo n'imihango by'abantu. Matayo 15:13 akandikwa ngo igiti cyose data wo mu ijuru adateka izarandurwa. Amategeko y'Imana agomba kumvirwa uhereye mu mizo ya mbere kugeza no mu isi nshya, agomba kuba ari hari. Ingoma y'Imana irangwa n'amategeko. Kumva rero ko isabato ari y'abadive,
icyo kive ku muntu rwose ngo ni niyaba uvuze ngo niyabadive ubuvuze ko isabato yaje mu 1844 kuko ni abadive baje uvuze ngo niyabagorozi abagorozi la réforme n'a pas pris fait avec l'utile comme beaucoup l'exposent ubugorozi ntabwo butangirana n'uruteye nkuko benshi babitekereza il doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité ubugorozi bugomba gukomeza jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité kugeza kwirezo ry'ibintu ntabwo rero uvuze ngo mu 1537 niho ubugorozi niho isabato yatangiye oya no mu gihe cya Eliya witishubi ngo ni isabato yari abagorozi naho baraboneka ahubwo mu mizo ya mbere kera Imana ihanga isi irema isi n'ijuru imyaka isi maze isabato imaze niyo myaka isi maze nayo myaka isabato imaze iri gukabakaba hafi imyaka 6,000 mu gihe abahanga n'intiti zo ku isi abacurabwenge baje bavuga ngo imyaka isi maze imyaka miliyari na za triliyari icyo ni ikinyoma isi irakabakaba imyaka 6,000 rero bantu b'Imana mu Imana n'amategeko yayo bigomba kuba bidasigana ingingo ya gatatu iranga Imana nuko Imana nukuri Imana nukuri ibyo ndabisoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 haranditse ngo 14 umurongo wa 6 haranditse ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye ubwo Yesu Imana nukuri kutavangiye kutongerwa kandi ni kugabanwa ubwo rero niba Imana ari ukuri n'amategeko yayo ni ukuri birumvikana turukwigana ijambo ritubwira ngo Imana n'amategeko yayo yera muri Zaburi 119 umurongo w'142 harimo ijambo shaka ko dusoma Zaburi 119 umurongo w'142 119 umurongo w'142 haranditse ngo gukiranuka kwawe n'ugukiranuka kw'iteka ryose amategeko yawe n'ukuri ubwo mu ngingo ya gatatu iranga Imana nuko Imana ari ukuri ubwo n'amategeko yayo n'ukuri izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro mu ngingo ya 4 iranga Imana nuko Imana irakiranuka Imana irakiranuka byanditse mu rwa mbere rw'abakorino Imana irakiranuka byanditse mu rwa mbere rw'abakorino igice cya mbere umurongo wa 30 reka turebe haranditse haryati 30 niba hakuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa ubwo Imana irakiranuka ku ngingo ya 4 ubwo bivuze ko n'amategeko yayo akiranuka amategeko y'Imana nayo arakiranuka ni muri Zaburi 119 umurongo w'172 119 umurongo w'172 reka nsome haranditse ngo ururimi rwanjye ruririmbe ijambo ryawe kuko ibyo wategetse byose ari ibyo gukiranuka ubwo Imana yacu irakiranuka amategeko yayo arakiranuka birumvikana ko Imana yacu ikiranuka ndetse n'amategeko yayo arakiranuka ku ngingo ya 5 iranga Imana nuko Imana irera mu mico yayo nuko Imana yera byanditse muri Yesaya
igice cya 6 umurongo wa 3. Mwumve. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 3 haranditse harya ati, umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera virgule arera virgule arera virgule, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Inshuro 3 zose nuko Imana irera, nta nuwayireba yapfa yakwicwa n'ubwiza bwayo. Ntabwo Imana irera cyane, kandi tuye ahataba umwijima, tuye mu mucyo utegerwa n'inkozi z'ibibi. Ubwo niba Imana yera, ubwo n'amategeko yayo arera. Imana ntabwo bisigana. Uvuze ngo ukunda Imana, wumvira amategeko yayo. Wavuga ngo wumvira amategeko yayo, ubwo n'Imana ubuyikunda. Wanze kimwe muri ibyo, uti njyewe nkunda Imana ariko ukanga amategeko yayo, ubwo ntabwo ari byo, ahubwo ubunyuranye n'iby'Imana yandikishije. Ni mu nkunda byanditse muri Yohana. Reka ndebe iryo somo. Uvuga ko akunda Imana, yumvira n'amategeko yayo. Yohana 14 umurongo wa 15. Reka turebe uyu murongo 14-15. Ni mu nkunda muzitunda amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Kondisiyo isabwa ahangaha muri uyu murongo nuko ivuze ngo ni mu nkunda muzitonda amategeko yanjye. Niba dukunda Imana, tuzumvira amategeko y'Imana. N'Imana nayo izasaba umwuka wera, Saint Esprit, umwuka wera azabane natwe, atwigisha ibyiza, ibibi tubicikeho. Navuze ngo ukunda Imana, usuzugura amategeko niyo ryaba riri mu ryica, ukumvira amategeko y'Imana ariko ukica rimwe muri ayo mategeko yose, ubu yarimbaguye. Ryanditse muri Yakobo. Reka turebe Yakobo uko aza kubivuga ku mategeko y'Imana. Mwumve 2 umurongo wa 10. Mwumve uko Yakobo abitubwira abantu b'Imana. Atubwira ko umuntu wese wakumvira amategeko y'Imana ariko agasitara kuri rimwe, yose aba yacumuye. Kuko wavuze ngo ntukice, navuze ngo ntugasambane, nuko nudasambana ariko ukiba, amategeko y'Imana yose ubu yacumuye. 2 umurongo wa 10. Umuntu amategeko agomba kumvirwa kumaramaje. Umuntu wese witonda amategeko yose agasitara kuri rimwe, aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niyo wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yayo yose. Muvuge kandi mukore nk'abaje gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Amategeko y'Imana agomba kumvirwa, nta kongera nta no kugabanya. Twumvise ko ku ngingo ya 5 iranga Imana nuko Imana yera. Yesaya 6 umurongo wa 3 twasanga n'amategeko yayo nayo arera. Ubwo nukunda Imana uzumvira amategeko yayo. Niyumvira amategeko yayo uzubumviye n'Imana. Kwanga kimwe muri ibyo ubusuzuguye Imana. Kwanga amategeko yayo ubusuzuguye Imana. Kumva ko ukunda Imana ukanga amategeko yayo, ubwo n'ububandi. Ntabwo bibaho. Ahubwo amategeko angana n'uwayandikishije. Birumvikana. Ingingo ya 7 ya 6 iranga Imana nuko Imana iratunganye. Imana yacu iratunganye. Mateyo 5:48. Matayo igice cya 5 umurongo wa 48. Reka mwumve uburyo Imana itunganye. 5:48 haranditse harya ati, namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka.
mu bintu biranga Imana nuko Imana iratunganye. Ubwo se n'amategeko yayo aratunganye? Twasubiza ngo yego. Zaburi 19 umurongo wa 7. Zaburi 19 umurongo wa 7 haranditse ngo, reka muri Bibiliya ni umurongo wa 8, iyo ufite 5-7 ishobora kuba ari umurongo wa 7. Haranditse ngo, amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Amen. Rero mwumve ko ku ngingo ya 6 iranga Imana nuko Imana iratunganye. Icyo ni icya mbere, n'amategeko yayo aratunganye, ntabwo bisigana. Rero ku ngingo ya 7 iranga Imana nuko Imana ihora witeka ryose, ibihe byose, ntiyaremwe, ntawayiremye, mbese yabaye, iriho, yahozeho, izahoraho ibihe byose. Ubwo ibyo kugira ngo ubyumve nuko biri muri Zaburi 29 umurongo wa 10. Umurongo wa 10 haranditse ngo, Uwiteka yaricaye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa mwuzure, niko ku Uwiteka ahora yimye iteka ryose, yicaye ku ntebe ye. Ubwo Imana ihoraho ibihe byose, iteka n'iteka, siècle de siècle. Ubwo n'amategeko yayo n'ayiteka ryose. Ko ntabwo hari abibwira ko ngo isi nihindurwa tukajya mu ijuru imyaka 1000, ngo nitugaruka mu isi amategeko azaba ariho agaragaza ingoma y'Imana no gushaka kwayo. Ntabwo azaba ngo acire abanyabyaha urubanza, ahubwo ni ikimenyetso kiranga ko Imana ingoma yayo irangwa n'amategeko yayo. No mu rubanza, iyo bagiye guca urubanza mu ijuru barebera ku mategeko, kandi ibyo birumvikana cyane. Amategeko rero nawe n'ayiteka ryose. Muri Zaburi 111 umurongo wa 7 n'uwa 8. Zaburi 111 umurongo wa 7 n'uwa 8 haranditse ngo, imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye, yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Amen. Amategeko, nushaka usubinyana bavuga amategeko yose arahamye, yakomereshejwe guhama iteka ryose. Ubwo amategeko y'Imana azahoraho, birumvikana. Ku ngingo ya 8 nababwiye ko turaza kuri ingingo 11 ziranga Imana n'amategeko yayo. Amategeko, ingingo 11 ziranga Imana n'ingingo 11 ziranga amategeko yayo, buryo tuza kubihuza neza. Ku ngingo ya 8 iranga amategeko iranga Imana nuko Imana ni nziza. Imana ni nziza, byanditswe muri Zaburi igice cya 18 umurongo wa 19. Zaburi 18 umurongo wa 19 harimo ijambo rikurikira 18:19 hati bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niyo wambereye ubwishingikirizo. Zaburi 18 umurongo wa 19 handitse ngo, Imana ni nziza. Ubwo Imana ni nziza rero bandasomye ngo, bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye. Mwumve, ariko Uwiteka we wambereye ubwishingikirizo. Urumva ko Uwiteka ari mwiza ibihe byose, ntabwo Imana igambirira gukora ikibi cyangwa se ari Imana y'intambira kibi, ahubwo Imana ni nziza ibihe byose. Ndetse n'amategeko y'Imana ni meza.
mu mico iranga amategeko y'Imana, nuko amategeko y'Imana ari meza. Ibyo urabisoma mu Baroma 7:12, Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12, haranditse ngo noneho amategeko nayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ubwo amategeko, ubwo Imana niba ari nziza n'amategeko yayo ni meza. Ubwo iyo wumviye amategeko y'Imana wumviye n'Imana kuko ari nziza, n'amategeko yayo ntibisigana. Kumva rero kuzizera gusa ngo amategeko y'Imana Yesu yakuyeho, icyo ni ikinyoma. Ntukitiranye amategeko y'imihango n'amategeko 10 yanditswe ku rutoki, yandikishwe n'urutoki rw'Imana irushira ku bisate by'amabuye. Ayo mategeko yashira ku bisate by'amabuye biratandukanye n'amategeko y'imihango yanditswe n'urutoki rwa Mose arenga 600 ayashira hafi y'isanduku y'isezerano. Aho yacuye igihe ararangira, ariko amategeko 10 y'Imana azahoraho ibihe byose, haba mu isezerano rikuru n'isezerano rishya. Amategeko y'Imana agomba kuzahoraho, ntabwo rero akurwaho na gato. Uwabitekereza yababeshya, nk'uko byanditswe muri Matayo 5:17, haranditse ngo, Matayo igice cya 5:17 pardon, haranditse ngo Yesu ntiyazanwe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugezaho byose bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugezaho byose bizarangirira. Amategeko y'Imana ntabwo azigera avaho. No wakwibwira yuko amategeko y'Imana yakuyeho cyaba ari ikinyoma cy'amadini yigisha, ariko amategeko y'Imana n'uwakwigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho kwaba ari ukubesha. Ni Isabato ngo yakuweho ngo yari y'Abayisiraheli, uyu munsi irabwirwa isi yose. Ariko twabonye impamvu abantu ngo badasenga bataruka umunsi w'Isabato, twabisanze mu mubwiriza 7:29 ngo nuko Imana yari umuntu utunganye, abantu bo bishakira ibihimbano byinshi. Birumvikana. Icya 9 kiranga Imana nuko Imana ni nyakuri. Imana yacu ni nyakuri. Mu Gutegeka 32 umurongo wa 4, Imana yacu ni nyakuri. 32:4 haranditse ngo icyo gitare umurimo wacyo, 34 umurongo wa 32:4, icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacu zose nizo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Imana yacu ni nyakuri rero, nk'uko tubisomye muri iriya somo, ni nyakuri. Kandi Imana yacu ni igitare, umurimo wacu uratunganye rwose, ingeso zacu zose nizo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo rero reka ku mategeko yayo nayo n'ay'ukuri. Ibyo uraza kubisoma rya somo ryanditse mu Baroma 7:12 ko Imana amategeko yayo nayera ndetse n'ay'ukuri ndetse aratunganye. Ku ngingo ya 10 iranga Imana nuko Imana iboneye. Mu rwambere rwa Yohani 3:3, mu rwambere rwa Yohani 3 umurongo wa 3, reka turebe 3 umurongo wa 3, igice cya 3 umurongo wa 3 haranditse ngo 3:3. Reka turebe uyu murongo, urwambere rwa Yohani igice cya 3 umurongo wa 3 haranditse ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Nuko Imana iboneye. Tugomba kugera ikirenge mu cya Yesu. Mu rwambere rwa Yohani 2:6 haranditse ngo uvuga yuko ahora muri we akwiriye kugenda nk'uko yagendaga. Abafilipi 2:5
hakandikwa ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana yacu rero iraboneye nk'uko dusomye no somo ryo mu Rwambere rwa Yohane 3:3, ubwo n'amategeko yayo araboneye. Zaburi 19 umurongo wa 8. Zaburi 19 umurongo wa 8 haranditse ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo, ibyo Uwiteka yamije nibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Amen. Nanone ku ngingo ya 11 iranga Imana, nuko Imana ntihinduka. Imana ntihinduka. Imana yacu ntabwo ihinduka, ihoraho ibihe byose. Ndaza gusoma mu rwa 2 rwa Timoteyo ko Imana idahinduka. Mu rwa 2 rwa Timoteyo 2:13, reka turebe iri jambo ko tuza kuribona. Haranditse harya hati, kandi nubwo tutizera wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Imana ntihinduka, ntigira n'igicucu cyo guhinduka. Amategeko yayo nayo ntahinduka. Umva birajyana. Ibyo ni muri Matayo 5:18, n'amategeko yayo ntabwo ahinduka, ahubwo ahoraho ibihe byose, ingoma n'ingoma, ibihe bidashira. 5:18 haranditse ngo Matayo, kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangira. Amategeko y'Imana ngizo ingingo 11 ziranga amategeko y'Imana, ziranga Imana, n'ingingo 11 ziranga amategeko yayo. Rero uwibwira yuko amategeko y'Imana yakuweho, amategeko y'Imana atakitugenga, uwo rwose yaba abesha cyane. Kuko amategeko y'Imana akwiye kumvirwa kumaramaje. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, reka turebe iki cyigisho aho kiri, maze mwumve amategeko y'Imana uko agomba kumvirwa. Mu Ntambara Ikomeye ni mu cyigisho cyitwa ngo amategeko y'Imana ntabwo ahinduka. Reka ni mu cyigisho cya 36 haranditse ngo toute nation a ses lois exigeant respect et obéissance. Buri gihugu cyose gifite amategeko asabwa kubahwa no kumvira. Aucun gouvernement n'est possible sans elle. Nta leta yaba witagira amategeko. Et l'on voudrait que le créateur des cieux et de la terre n'ait pas donné de loi à ce créature. None subwo uratekereza ko uwaremye ibiremwa akabishira ku isi atabihaye amategeko bigomba kugenderaho? Supposons que des prédicateurs éminents sont mutés à enseigner que les statuts qui gouverneraient le pays et protéger les droits des particuliers ne sont plus obligatoires, qu'il menace les libertés des citoyens et qu'il ne faut pas les conséquents en ce que les joue. Reka dutanga icyitegererezo tuvuge yuko dufite ababwiriza bakomeye bakaje imbere y'amateraniro bakigisha ngo amategeko ya leta yahindutse kuko atwaka ibintu byinshi, aratuminasa, biraguye, ukavuga byinshi ukabyigisha uri imbere y'igiterane uteranije, ukigisha yuko amategeko ya leta ngo yahindutse kubera ko batwaka ibinibi, imisoro, amahoro, ibiki byose. Leta ikakumva. Mwumve baranditse ngo combien de temps tolererait-on d'autres hommes dans les chairs du pays? Uwo muntu upfa murumva ufite umubiri uva amaraso yamara iminota ingahe mu gihugu? Igihugu icyo ari cyo cyose
mu bihugu birenga 260 biri ku isi. Ubwo urumva ugiye imbere ukigisha uri mu gihugu ngo amategeko ya leta yahindutse, Assemblée législative mu nteko ishinga amategeko bakumva ko uri kwigisha imbere y'igiterane abizera ko amategeko ya leta yahindutse, bakakumva uwo muntu upfa yamara iminota ingahe mu gihugu kandi ubwo ukandagiye amategeko y'igihugu. Or où est le prix grammar? Ikibi gikomeye yahanwa ni ikihe? Méconnaître les lois de l'État et de la nation ou les nier les préceptes divins qui sont à la base de tout gouvernement. None se ntabwo uzi yuko iyo usuzuguye amategeko ya leta n'ay'igihugu uba usuzuguye n'amategeko y'Imana, kandi amategeko ya leta n'ay'ibihugu yubakiye ku mategeko y'Imana. None niba gusuzugura amategeko y'igihugu, ntiwaca ku mupaka udafite passport, ntiwahaca udafite laissez-passer, ntiwaca uterekanye ko wikingije. Kwambara inkweto ugomba kuzambara mu bihugu bimwe na bimwe, ukambara inkweto bakagusaba niba amategeko ya leta uyubahiriza. Kuba utayubahiriza hari aho bagushira bakagufunga, ukubanza wumvira rya tegeko. None niba amategeko ya leta musabwa kuyumvira, ay'Imana niyo murakandagira uko mwiboneye, kandi amategeko y'ibihugu yubakiye ku ngoma y'Imana. Ubwo urakandagira amategeko ko yiboneye ngo amategeko y'Imana yavuyeho ngo nta kitugenga. Ibyo ni ikinyoma, uko nukwikirigita ukisetsa kandi atari byo. Amategeko y'Imana agomba kubaho. Niba leta zifite amategeko wayica bakagufunga, utekereza ko ay'Imana ari ayo kwikandagira uko yibone no kuribata? Amategeko y'Imana agomba kumvirwa n'uwari wese, kuko byanditswe. Twasomye iryo somo ngwi mu mubwiriza 12:13 hatubwiye ngo iyi niyo ndunduro, ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Kumva rero ko wakandagira amategeko yayo, ico ni ikinyoma, aho ntaho wabicikira. Amategeko y'Imana agomba kumvirwa, nta kongera nta kugabanya. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Rero kugabanyaho cyangwa se kongera ku by'Imana yategetse ntabwo byemewe. Kwigana ikigisho kitubwira ngo Imana n'amategeko yayo ntabwo bisigana, birajyana. Gusuzugura Imana, gusuzugura amategeko yayo. Wasuzugura amategeko yayo ukabutumviye Imana, birajyana. Kuvuga ngo amategeko y'Imana yakuweho nacyo ni ikinyoma. Satani ngo yambitse abantu ngo iyo abantu baje bigishe ngo amategeko y'Imana yavuyeho, Satani ngo ajya bareba gaseka akavuga ati se ingoma y'Imana kwirangwa n'amategeko, aba bantu bavuga ko amategeko y'Imana yakuweho nabaye. Ukabaza umuntu ngo kutica ngo ni icyaha, ati kutiba ngo ni icyaha, kudasambana ngo biri mu itegeko rya 10, ngo biri mu mategeko 10, kudasenga ibishushanyo ngo iryo riri mu itegeko rya 10, kubaha ababyeyi ngo naryo ni itegeko. None wagira ku isabato, aho niho ruzingiye rero bagira. Wagira ku isabato mwiyo ntikitugenga, iy'Abayisiraheli uyu munsi ni iy'Abadive, ngo ni n'iy'Abagorozi, ngo ni n'iy'utundi dutsiko turuka ku isabato. Icyo ni ikinyoma. Ntabwo isabato ari iy'Abadive, si n'iy'Abagorozi, si n'iy'utundi dutsiko turuka ku isabato. Isabato yagenewe isi yose. Kuba umuntu uyu munsi barihimbiye ibyabo, théorie et tradition zimene, ntabwo Imana yabitegetse abantu. Byanditse mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose 191, haranditse ngo ukuri kwari ingume mu gihe cya Kristo, no muri iyi minsi niko biri. Kwatangiye kuba ingume ubwo Satani yari atangiye kukwangisha abantu, maze akabaha imigani ihuje n'irari ryabo. Mbese muri iki gihe cya none ntiduhanganye n'amahame y'inyigisho zidafite urufatiro muri Bibiliya? Hepfo babyihambiraho cyane nk'uko Abayuda bo mu gihe cya Yesu bihambiraga ku migenzo yabo.
bantu b'Imana, aho abantu batavuze bati reka tuyoborwe n'ibyanditswe byera, ahubwo abantu bakayoborwa ngo njye narategetse ngo njye naravuze ngo, aho kugira ngo abantu bayoborwe n'ibyanditswe byera bakayoborwa nuko umuntu yavuze. Tubibutse ko itegeko rya kane ari ryo ry'isabato ririmo ibintu bitatu. Icya mbere harimo izina ryayo ry'Imana, ndi Uwiteka. Umurimo ikora ni umuremyi, aho itegeka ni mu ijuru no mu isi. Ibyo bintu bitatu biri mu itegeko rya kane risabwa kumvirwa n'umuntu wese, atari umugorozi cyangwa umudive cyangwa undi usenga ku isabato udutsiko runaka. Ahubwo isabato irimo ibintu bitatu, ndabisubiramo, irimo izina ryayo ndi Uwiteka, umurimo ikora ni umuremyi, aho itegeka ni mu ijuru no mu isi. Ibyo bitatu iyo bitari no mu kirango cy'uyobora igihugu ntabwo bari umuyobozi, ahubwo agomba kuba afite umurimo akora, ategeka, ibyo byose abifite. Noneho rero ni namo mu itegeko rya kane harimo kashe y'Imana, harimo kashe y'Imana, ndetse mu minsi izaza ni naho hazaba hazingiye urugamba rukomeye ku batazayiruhuka. Rero hari uwabaza ati none se Yesu yaruhutse isabato? Abahanuzi barayiruhutse, ndetse dusoma ko na Aburahamu yumviraga amategeko y'Imana. Ntabwo Aburahamu yarayumviye. Mu Tangiriro 26 umurongo wa 5 haranditse ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangiririje n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishe nayo navuze. Yarayumviraga, kumva ko rero ngo amategeko ubona mbere hose ngo nta yari ariho, ngo abonetse mu gihe cya Sinayi ububeshye, kuko iri somo rirakuvuguruza cyane rikubwira ko Aburahamu nawe yumviraga amategeko y'Imana, ay'Imana yavuze ayandikishije yose akayumvira akayishira mu ngiro. Kuko turi kwihuta tugira aho dusoreza mu gitabo ndaza gusomamo, mu gitabo cyitwa Intekerezo Imico n'Ubumuntu, paje 583, Intekerezo Imico n'Ubumuntu, haranditse ngo yazanwe no gushira habona isano umuntu agirana n'Imana binyuze mu kwizera ko ashobora gukomeza amategeko yose y'Imana. Yazanwe no kwerekana ko amategeko y'Imana adahinduka. Icyo nicyo cyazanye Yesu, kugira ngo ahamye ko kutumvira no kwica amategeko ko nta wabikora ngo azaraga ubugingo buhoraho. Ntabwo wazavuga ngo uhawe n'umwuka wera, ngo ndi kuvuga indimi, ngo mpawe n'umwuka, wica amategeko y'Imana harimo n'iry'isabato. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana kondisiyo yo guhabwa umwuka wera, icyo dusabwa mbere ya byose ni ugukomeza amategeko y'Imana. Imana ikatwereza umwuka, ariko twagize icyo Imana yatubwiye dusabwa gukora ni ugukomeza amategeko 10 yayo. Hepfo haranditse ngo yazanwe no kwerekana ko amategeko y'Imana adahinduka, kugira ngo ahamye ko kutumvira no kwica amategeko ko nta wabikora ngo azaraga ubugingo buhoraho. Nta waba wica amategeko ngo uzabone ubugingo buhoraho. Yaje mu bantu ameze nk'umuntu kugira ngo umuntu ubwe abuhuze n'ubumuntu bwacu, kandi ngo ubumana bwe bugere ku ntebe y'Imana. Ariko attention là-bas, ariko ntiyazanwe no gukuraho ibyo abantu basabwa kugira ngo bumvire mu buryo bwuzuye. Ntabwo yakwiha agaciro k'ibyanditswe mu isezerano rya kera, aho bavuga ngo isezerano rya kera yarikuyeho ngo ubu turi muri shya, ngo turagendera mu buntu. Twasomye ngo Abaroma 3:31, mbese duhinduza ubusa amategeko kwizera? Aravuga ngo ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Niko Pawulo avuga 3:31. Rero kwibwira ngo uzizira gusa udakomeza amategeko 10 y'Imana ni ikinyoma. Hepfo haranditse ngo ntiyazanwe no kugira ngo aha abantu umudendezo wo kwica amategeko, ahubwo yazanwe no kubaha uburyo bwo kuyumvira no kwigisha bagenzi babo gukora batyo. Amen. Aho nshaka kugera rero ni ku Sabato, mvugaho amasomo make ngasoza, nuko Yesu ubwe ari mu isi yumviye amategeko y'Imana. Ni Yohana 15:10, ari mu isi nawe yarayumviye. Reka ndisome
ubwo turasabwa kugera ikirenge muki. Mu rwa mbere rwa Yohani 2:6 haranditse ngo uvuga yuko ahora muri we akwiriye kugenda nawe nk'uko yagendaga. None se Yesu yumviye amategeko? 15:10 ni Yohana haranditse ngo 15:10, reka ndebe ko iri somo nza kuribona. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye kuko nanjye nitondeye amategeko ya data kaguma mu rukundo rwe. Birumvikana ari kubwira abigishwa ngo nimwitondera amategeko yanjye nanjye nkuko nitondeye amategeko ya data urukundo rwanjye ruzaguma muri mwe namwe mugume muri njyewe. Birumvikana Yesu niba yarakomeje amategeko y'Imana kandi ukavuga ko wizera Yesu wagiye mu ijuru, ariko kumwizera ntiwumvira amategeko ye bwaba ari ububandi, ntabwo byaba ari byo. Ahubwo ugomba kuyakomeza hatavuye na rimwe, utongereye kandi utagabanije. Mu Migani 35:6 haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose rageragezwa niyo ngabikingira abayihungiyeho, ntukagire icyongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Rero bantu b'Imana, Yesu ari mu isi kandi yaruhutse isabato. Ibyo urabisoma muri Luka 4:16. Ntabwo yigeze aruka icyumweru. Icyumweru cyaje muri 314 gishirwaho na Papa Silvestre wa mbere, cyemezwa na tariki 7 z'ukwa gatatu muri 321 na Constantin umwami w'abami w'abaromani aracyemeza ku mugaragaro mu nama yabereye i Laodikia kuva muri 321 kugeza muri 364. Cyemezwa ko isi igomba kukiyoboka. Icyo rero cyumweru niho cyashizwe, ariko isabato muri Katanga ka mbere mu itorero rya Perugamo niho hashizeho icyumweru, ariko Efeso Simuruna isabato mu mizo ya mbere Imana yari hanze abantu bayiruhuka, gusa nyuma abantu baza kuyoba baruhuka icyumweru kandi Imana itarabigennye. Na Yesu ubwo ari mu isi ntabwo yigeze aruka icyumweru, ahubwo aruhutse isabato. Byo reka mbisome ngera no ku musozo. Amategeko y'Imana agomba kumvirwa. N'amasomo abiri. Ni Luka 4:16 haranditse ngo 4:16 ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Nushaka usurinye ngo nk'uko yamenyereye. Yesu yarukaga isabato. Ntabwo wasoma ahantu hakubwira ko Yesu yigeze aruka icyumweru. Nta mategeko y'Imana dusabwa kumvira. Ntabwo ari nge murasabwa kumvira cyangwa undi muntu wese cyangwa idini. Dusabwa kumvira icyo Yesu yandikishije, nta kongera nta kugabanya. Haranditse ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yari amenyereye. Kamenyero ko kara ko gusenga ku isabato. Arahagarara ngo asome, bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura, abonamo igice cyanditswemo ngo umwuka w'Iteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Irindi somo ni 4:31 Luka haranditse ngo aramanuka aje i Kaperinawumu umudugudu w'igaraya abigisha ku isabato. Birumvikana Yesu nawe yakomezaga amategeko ya se nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ntabwo yigeze akomeza icyumweru. Amategeko y'Imana mwumvise ko azahora ibihe byose, ntabwo azigera kurwaho. Ibihe byose amategeko azakomeza kubaho. La loi de Dieu est immuable. Amategeko y'Imana ntahinduka, azahora ibihe byose. Niyo mpamvu tugomba kuyumvira nta kongera nta kugabanya. Imico yayo, imico y'Imana twayibonye, n'amategeko n'imico igaragaza amategeko y'Imana, ko amategeko y'Imana n'Imana biri kumwe. Iyo wumviye Imana uba wumviye amategeko y'Imana, kandi iyo wumvira amategeko y'Imana n'Imana ubiyumviye. Imana ibidushoboze kandi iduhe kumvira amategeko yayo tutakuyeho na rimwe cyangwa tutongeyeho, ahubwo tuyumvire nk'uko yabidutegetse. Nibyo nabasabiraga nanjye ndiretse mu izina rya Yesu. Amen.
amena. Dukomeje gushima Imana ku bw'aya magambo meza twerekwaga Imana n'amategeko yayo. Reka tuyisabe kuko ngo ibyidusaba ni nayo ibidushoboza, iduha imbaraga zo kumvira no kugendera mu mategeko yayo mu izina rya Yesu, amen. Rero dukomeje kubishimira no kubaha ikaze mwe mudukurikiye muri ahatandukanye. Tubahaye ikaze kandi Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Noneho tugiye kureba indirimbo turirimbira hamwe y'164 nituyisoza umwigisha wacu wa kabiri arakurikiraho ari nawe uheruka muri uyu mwanya. Nicaye imbere ya Yesu nkabonera ihumure, n'ahantu h'igikundiro icyampa nkahibera. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka, kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo, niho nsiga ibimbabaza nkumva nduhutse rwose. Iyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira, nawababarana nanjye maze akampumuriza. Yesu nk'umugisha wawe dore ndategereje, ndeba n'imbabazi zawe menye kunyitayeho. Nk'umutima wawe Yesu nyeza nkubonerere, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Ngaho kaze kumwigisha wacu. Reka tubaramutse mwese abo duhuriye kuri uyu murongo, ngo Uwiteka abahire kandi abaha umugisha. Twongeye gufatanyiriza hamwe gushima Imana itugejeje kuri aya masaha tukiri umugabane w'abazima. Nge turi kumwe ku mashusho no ku majwi ni Nirere Abeli. Ninge tugiye gufatanya muri uyu mwanya usoza ibyigisho by'uyu munsi. Reka dusenge hanyuma twigire hamwe ijambo ry'Imana. Urakoze mwami wacu uri mu ijuru, uduhaye kuramana no kugeza muri aya masaha. Turacyari mugabane w'abazima, izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kwiga byinshi bitubwira agaciro k'amategeko yawe, kwanganya agaciro na nyirayo. Umwuka wawe waherekeze ijambo ryawe kugira ngo abumva n'abazaryumva bose bizabafashe bahindukirire kukumenya, bakana umwete nugaruka mugabane munini tuzakirizwa mu bwami bwawe. Tugiye gukomeza twiga, ngaho ngwino tube hafi, n'ibisigaye nabyo bisobanurira ubwoko bwawe. Twese uzaduhesha amaherezo meza mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigira hamwe ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo amategeko agenga ubunyangamugayo mu mirimo yose. Amategeko agenga ubunyangamugayo mu mirimo yose.
ni myinshi haravugwamo imirimo y'uducogocogo dutandukanye, ariko ko Imana ariyo muremyi n'umuhanzi wa byose, ntabwo yemeye ko umuntu azabaho adafite amabwiriza amugenga kuri buri kantu, ko byari gutuma umuntu ashobora kuzimangana cyangwa se akarimangana burundu. Ariko aya mategeko abereyeho kudukebura, kutwibutsa, kutumenyesha, kugira ngo umuntu wese amenye ibikwiriye abigenderemo, amenye ibidakwiriye abyirinde. Kuko tumaze kumva amategeko 10 y'Imana akubiyemo imibereho yose ari amategeko 10 uyaguye uko angana ni magari cyane, arangije ubuzima bwose. Ubwo rero aya tugiye gusoma ni udushami twayo tugenda dusobanura kuri buri kantu ko mu buzima bw'abantu uko dukwiriye kukifataho. Dusome iyi mirongo ifungura icyigisho cyacu ni Yobu 34 umurongo wa kabiri n'uwa turagaza ku wa 4. Haratubwira ngo nimwumve ibyo mvuga mwa abanyabwenge mwe, namwe abajijutse mu ntegera amatwi, kuko uko twigusobanura amagambo kuko akanwa kumva ibyo kurya. Twihitiremo igitunganye, twimenyere icyiza turi kumwe. Aya magambo arashaka kwerekana ko umunyabwenge wese akwiriye gutega amatwi, kandi akwiriye kumenya kurobanura amagambo nk'uko akanwa kazi kurobanura ibiryo, kakamenya ibisharira n'ibiryoherera, kakamenya ibikereta n'ibirura, kakamenya ibiryoshye n'ibibishye. Nguko niko n'amatwi yacu akwiriye kuba azi kurobanura cyangwa se gutandukanya ibintu n'ibindi mu bivugwa. Noneho kubaho umuntu atazi gutandukanya ibintu ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yaturemye nk'inyamaswa, ahubwo yaturemye nk'abantu. Idubwira ko dushobora kubaho tuzi kureba, tuzi gutekereza, tuzi kumva, tuzi gushishoza, tugatandukanya ibintu n'ibindi. Ngaho Yesaya 28:23 ati nimutega amatwi munyumve, nimwumvirize mwumve amagambo yanjye. Nimutega amatwi, ubwo ni Imana yabivugaga, nimutega amatwi munyumve, nimwumvirize mwumve amagambo yanjye. Iri jambo riri kwikuba, mutega amatwi munyumve, mwumvirize mwumve amagambo yanjye. Ubwo Imana iri kutwihanangiririza, dukwiriye kuba abantu bumviriza. Mbese ubwo ni ukwiyumvisha, ukumva, wamara kumva ukabitekerezaho, ukabyibazaho, ngo ukumviriza neza, maze ngo warangiza ngo ukajya umenya kurobanura nk'uko akanwa kawe kazi gutandukanya ibiryo, ibiryoshye n'ibibishye, ibisharira n'ibikereta. Uko nguko akanwa kawe kazi gutandukanya umunyu n'isukari, kandi byose biryoherera. Ukamenya gutandukanya uburyohe bw'igisheke n'ubw'umusigati, ukamenya gutandukanya uburyohe bw'ibinyampeke. Nguko wahawe ububasha mu kanwa buzi gutandukanya uburyohe bw'ibintu, ngo ni nako wabuhawe mu gutwi, ngo ujye umenya wumve, numara kumva wumvirize, wumve amagambo y'Imana, maze urobanure, ujye umenya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Ngaho turihutira gusoma aya mahame cyangwa amabwiriza n'amategeko bigenga imirimo, ubunyangamugayo mu mirimo yose. Ndasoma mu gitabo cy'uburezi, baduhaye umurongo wo mu gice cya 10 cy'imigani umurongo wa 9. Baratubwiye ngo ugenda atunganye abagenda akomeye. Iyo ugenda utunganye mu buzima bwawe, ibintu byose ugenda utunganye, ushyira kuri gahunda, uko ureba, uko uvuga, uko wumva, uko wambara, uko urya, uko unywa, uko ubana n'abandi, uko ukorera abandi, uko utunganya ibintu, ngo buryo uko niko gukomera nyagukomera. Baratubwiye ngo nta shami iryo ari ryo ryose, ni mu gitabo cy'uburezi urupapuro rw'153, ni mu cyigisho cya 15. Amahame agenga imirimo mu byo dukora byose, ariko mu buryo bw'ubunyangamugayo. Nta shami iryo ari ryo ryose ry'umurimo wemewe na Bibiliya idatangaho inama za ngombwa z'uko ukwiriye gukorwa. Umurimo wose Bibiliya yemera, mbese umurimo wose Imana itwemerera ko dukora,
yashyizeho amategeko awuvugaho muri Bibiliya uko ukwiriye gukorwa. Amahame yayo yo kuba umunyamwete, inyangamugayo, kuzigama, kwirinda no kwera niryo banga ryo kugera ku nsinzi nyakuri ku murimo. Kubuzi kubahiriza aya mahame nk'uko tuyasomye niryo banga ryo kuzagera ku nsinzi mu mirimo yawe. Aya mahame nk'uko agaragara mu gitabo cy'Imigani ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubwenge bukoreshwa mu mirimo. Aya mahame ni ikigega cy'ubwenge mu gukora imirimo. Ni hehe umucuruzi, umunyabukorikori, umuyobozi w'abantu mu ishami iryo ari ryo ryose ry'umurimo ashobora kubonera imigani myiza imwerekeye ndetse n'ireba abakozi be kuruta uko iboneka muri aya magambo y'umunyabwenge avuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Ubwo bagiye kudutondekera amasomo agenga imibereho yacu ku buryo mu bikorwa dukora kuri buri kintu uko uvuga, uko ukora, akantu kose uko gakorwa, bagiye kujya baduha umurongo wa Bibiliya ugira icyo uvuga kuntu ukwiriye kwifata kuri iyo ngingo. Bivuze ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Niba aboneka uwo muntu, niba ariho w'umunyamwete, bene uwazaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Ubwo ihame rya mbere rikugenga nk'uko haruguru bamaze kuyavuga, katuyasubiremo maze tubone tubarangira imirongo, kuko ni ikintu gikenewe ngo abantu bose bajye babyitaho. Baravuze ngo ayo mahame, icya mbere ni ukuba umunyamwete. Ngiri rero uwo muntu w'umunyamwete ngo niba ariho ntabwo azigera akorera abagufi, ntabwo azaba umugaragu w'abagaragu, ngo ahubwo azajya akorera abakomeye, mbese azaba mu myanya yo hejuru. Ni mu gitabo cy'Imigani 22 umurongo 29. Rero ihame rya mbere rigenga imirimo ni ukuba umunyamwete. Ihame rya kabiri ni ukuba uri inyangamugayo mu byo ukora. Noneho umurongo wo mu Migani 14:23 ati umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ubwo bikubwiye ngo igihe uvuga ujye wirinda amazimwe, kuko yica ubunyangamugayo kandi ngo aratubya, arakenesha. Amazimwe ashobora kuguteranya n'inshuti. Amazimwe yakwaka agaciro, yakwaka igikundiro, yatuma utiringirwa, yagukura mu cyumba cy'abanyamabanga. Amazimwe arakenesha kuko akunyaga inshuti, akagukura muri sosiyete, agatuma utongera kwiringirwa. Noneho mu buryo bw'ubunyangamugayo uzirinda amazimwe. Iri ni ihame. Noneho umutima w'umunyamwete urifuza kandi ntacyo, umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Iyo umuntu abaye umunyabute byica ubunyangamugayo, kuko ugira ubute bwo gukora, inda yakubaza ibyo kurya bikakubyarira kuri manganya. None baravuze ngo umuntu niba ari umunyabute azajya ahora yifuza, ariko umuntu nagira umwete azahazwa. Ibyo yifuza azagera kuri byinshi bimuhagije, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi izamwambika ubushwambagara. Aho ni mu Migani 13 umurongo wa 4 ndetse na 23 umurongo 21. Iyi mirongo ngo nitwibutse uko dukwiriye kwifata mu mirimo yacu yose ni amahame n'amabwiriza agenga ubunyangamugayo mu mirimo. Noneho uramutse ubaye umunyanda nini, ni ukuvuga inda nini bavuga si ukurya byinshi, ahubwo ni ukurya mu buryo burenze, ukarya ibyawe n'iby'abandi. Byavuga ni akaboko karekare, ni ukuryagagura, ukarya nta gahunda, ukarya nk'amatungo, ni ukuvunjura byose byemewe n'ibitemewe, ni ukurya ibyawe ukarya n'iby'abandi. Ubwo ni ubusambo. Baravuze ngo uzagira iyo nda nini ukongera ukaba umusinzi, ukajya wirirwa muri hoteli mu runywera, ukongera ukaba umunyabute, wa wundi ngo umunyabitotsi, wa muntu uryama ibitotsi bigashira, kongera agakomeza akaryama kugeza ubwo byongera bikagaruka kuryamira. Uwo muntu uteye atyo, icyo azabikuramo ngo bizamwambika ubushwambagara, bizamukenesha. Noneho ntukabe umunyabute, ntukabe umunyanda nini,
kuko byica ubunyangamugayo mu buzima. Ugenda ari inzimuzi amena ibanga, nuko ntukajye wiyuzuza n'ukunda kuvugagura. Aho ni mu Migani 20:19. Iyo umuntu akunda kugenda azimura, amaherezo amena ibanga, mbese ukavuga n'ibitari kuvugwa, ukajya kubibwira utari ukwiriye kubibwirwa. Nuko ngo kubw'iyo mpamvu uretse no kubikora ngo wowe ujye uvugagura, ngo ahubwo n'abavugagura uzirinde kugendana nabo, kugira ngo bitazakwanduza ukica ubunyangamugayo bwawe. Uwifata mu magambo n'umunyabwenge, ariko umupfapfa wese akunda intonganya. Mu mabwiriza agenga ubunyangamugayo barakubwiye ngo ujye ukunda kwifata mu magambo, we kwemerera amarangamutima ko akutera kuvuga byose, uburakari, gushyuhaguza mu kanwa, ngo ujye wifata, kuko ngo gukunda intonganya, ukuvuzeho wese ukavuga, ibyo ukurebye nabi ukavuga, uciye hasi ukamukurikirana, ngo ibi ngibi gukunda guhora uvuga ngo ni ikimenyetso cyo ko umuntu ari umupfapfa. Mu Migani 17:27. Noneho ntukajye ukunda kuvuga ku bintu byose, ibintu byose ntibavuga. Abakubwiye nabi bose si kubasubiza, iyo bashubije si ngombwa kuvuga nabi. Iyo uvuze nabi bigaragara ko nawe uri mubi nkabo. Ukubonye uri gutukana ubwo yagenda avuga ko yabonye abasazi babiri batukana, ariko bagututse ugaceceka ukiyumanganya, uwakubona yavuga ko yabonye umusazi ari gutuka umuntu muzima. Ngo rero wije ukunda kuvuga ngo ibintu byose bavuze nawe ubivuge, utongane, utukane, urakare, ngo ibyo bigaragaza ko uwo muntu aba ari umupfapfa. Noneho ngo ujye ubyirinda. Noneho baravuze ngo ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, cyangwa ntukajye mu nzira y'inkozi bibi, cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka ibirenge bye ntibibabuke. Yego, ubwo bashatse kubwira ngo nujya ahantu bari gukorera ibibi uzahabonera ingaruka, nujya kubana n'inkozi z'ibibi uzahabonera ingaruka, nk'uko wakandagira mu muriro atagarukana ibirenge bizima, ni nako nugiye mu bibi, nugiye mu babi ntajya agaruka atanduye. Aho ni mu Migani 4:14 ndetse n'igice cya 6:28. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ujye umenya ko nta wakandagira mu makara ngo ibirenge bye bibure kubabuka. Ngo ugiye kwifatanya n'ababi ukajya mu nzira y'ibibi wabura gukura y'ingaruka. Niko bimeze. Noneho iri naryo ni itegeko mu buzima. Ujye wirinda kwivanga n'ababi, ujye wirinda kwifatanya n'ibibi, ujye wirinda kujya mu nzira y'ibibi, kuko ntiwavayo amahoro bitakwanduje. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Nujye ukunda kujyana n'abapfapfa bizakugiraho ingaruka. Aho ni mu Migani 13:20. Ujye wirinda kubana n'abantu babi, ujye wirinda kugendana n'abapfu, ngo ahubwo ujye ugendana n'abanyabwenge wunguka ubwenge. Naho nujyana n'ababi uzahura n'ingaruka. Ujyana n'umujura bamufata nawe bakagufata kuko wari kumwe n'umujura. Wabana n'abicanyi nawe ugafatwa mu bica nubwo waba utisha. Iperereza rishobora kuba ari gushyize muri gereza ukazavamo rirangiye, wenda amakuru atagufashe, ariko iyo bagusanganye n'umubi nawe ugendana nawe, yakwanduza izo ngeso. Ariko hari n'igihe waba utari wazandura, ariko bamufata nawe ukajyana nawe. Noneho ngo ntukajye ugendana n'abantu babi. Aya ni amategeko agenga ubunyangamugayo mu mirimo no mu mihati yose tugira ku isi. Inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Inshuti nyinshi zisenya urugo. Kugira inshuti z'akajagari, kuko inshuti zose ntabwo zisa. Hari inshuti zizanywe no kuza kurya ibyawe, kuko bari kubona ufite ibyo bakuryaho bakakugira inshuti, atari ukugukunda ahubwo ari ugushaka kugira ngo bakugire ikiraro bazarya ibyawe. Hari inshuti zizanwa n'amagambo, ibi by'agakungu. Ngo rero izo nshuti z'uruhuri ngo uzajye ugira amakenga, witonde ejo zitazagusenyera urugo. Cyakora ngo ujye wibuka ko haba hano inshuti yaba ari nziza kukurutira n'uwo muvukana. Ubwo biravuze ngo ntukareke kugira inshuti, ahubwo ujye umenya kuyungurura inshuti yose uyishyira mu mwanya wayo. Noneho hepfo bati inshingano yacu yo gukorana
ishimangirwa neza n'aya magambo ya Kristo ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo namwe mubagirira. Matayo 7:12. Igihe cyose turi gushaka kubana n'abandi bantu, ihame ritugenga ngo duke tukunda kwigereranya nabo, tuvuge ngo ibyo wifuza ko bakugirira ujye wifuza ko nawe ari byo wabagirira. Noneho ati niba abantu bangana n'abantu bangana iki baba barasimbutse igihombo no gushira ku mitungo yabo iyo baba baritaye ku miburo yagiye isubirwamo inshuro nyinshi kandi bishimangiwe n'ibyanditswe byera. Aya mategeko, aya mabwiriza yanditswe muri Bibiliya iyaba yarumviwe abantu bakayitondera, n'abantu bangana iki bari kurokoka ibihombo byabamariye imitungo. Mbese wari kugira ngo ririya jambo dusomye rivuze ngo ntukajye ukunda kuba mu banyanda nini, ntukajye ukunda kuba mu basinzi, wari kugira ngo nk'iri somo ryubahirizwe. Hari imitungo yamazwe n'ubusinzi, hari imitungo yamazwe n'ubusambo itari kugenda, hari abagiye mu buraya imitungo yabo iragenda. Iyo bubahiriza uriya murongo uvuze ngo ntukifatanye n'ababi, ntukajye mu nzira y'ibibi, nayo iyo uriya murongo wubahirizwa abasenyewe n'uburaya ngo ntizari gusenyuka, imitungo yamazwe n'uburaya ntiyari gushira. Ngo iyo abantu baza kubahiriza aya mabwiriza, ngo hari ibintu byinshi bitari kuzamba ku rugero byazambyeho. Abana bataye umurongo bagata amashuri bakajya kunywa urumogi, bifatanije n'ababi bakoraho. Abagiye kuba indaya nuko byagenze, abagabo basenye ingo zabo nuko byabaye, abagore nuko. Rero ngo iyabaye aya mabwiriza yaritaweho abantu bakayubahiriza, ni ukuri ibihombo byinshi biri ku isi burya ngo ntabwo byari kubaho. Noneho baratubwiye ngo iyo bemera bakishingikiriza ku ijambo ry'Imana ryanditswe, byari kurinda abantu kwinjira mu bihombo biriho. Uwihutira kuba umukire ntabwo azabura guhanwa. Aho ni mu Migani 28:20. Abihutira kuba bakire ubwo nabahe? Twese ntawe udashaka gukira, nta nukeneye ko bikererwa, ahubwo dukeneye gukira vuba. Ariko iyo bavuze ijambo abihutira kuba bakire batazabura guhanwa, ni abantu bashaka kuba bakire ariko binyuze mu nzira zo kurimanganya abandi. Ugafata abakozi wenda rwiyemezamirimo ukabahenda kubera ko uzi ko abaturage bakennye, ukabahenda, icyo ni icyaha. Kabiri, nayo ngayo ubemereye nayo ukayabambura, ni ikindi cyaha. Bitinde bitebuke nawe uzahomba, igihano uzakibona. Ushobora kuzagwa muri manka nawe ugafungwa. Ngo umuntu wihutira kuba umukire amaherezo nawe azahura n'ingaruka. Ko hari abayihutira kuba bakire ariko bakoresheje uburiganya, ugahenda abakozi, n'icyo gihendo wari ubemereye nacyo ntukibaho ukayabambura, bagasiragira bagatahiraho. Ayo marira yabo akurega ku Mana, byanze bikunze amaherezo ntabwo uzabura igihano. Ejo wahura n'ingorane kandi ari ingaruka z'ibyo wakoreye abandi, ugatangira ngo ni inyatsi, ukajya kuraguza no gushengesha, kandi ari umusaruro w'ibyaha wakoreye abandi. Umuntu ushaka kwihutira kuba umukire ariko anyuze mu nzira zo kurimanganya, wambuye abakozi gutyo, abandi baragenda, ukajya gufata umwenda ubizi neza ko iryo deni ufashe risumba umutungo wawe, ugafata ideni ryunguka, utaburaye, utarwaje, ngo ahubwo ari ukugira ngo wubake inzu nk'iya ba runaka, ugire ibintu bikomeye nk'ibya ba runaka, wigereranya. Uko kwihuta ushaka kuba umukire ariko unyuze mu nzira zitemewe, icyo bikubyarira ni uguhomba. Ugasanga na twa tundi wagayaga natwo bishoje tugiye mu igihombo, kuko abanyarwanda baciye umugani ngo uwugayibye abyibiramo. Iyo utangiye kugenda ufata amadeni nawe uzi kutazishyura arenze ubushobozi bwawe, ngo uri gushaka gukira, Bibiliya iravuze ngo abameze batya bo bitega ko batazabura guhanwa. Noneho iyo ni imirongo ya Bibiliya, ni amabwiriza yashyizweho ngo atugenge mu mirimo yose tujye tuba inyangamugayo. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu vunika azunguka. Iyo ni Imigani 13:11.
umuntu wese ushaka gukira ariko anyuze mu mahugu, guhuguza abandi ukajyana iby'abandi, umuntu agahuguza mwene nyina, umukire akaryamira abakene, mbese umuntu ushoboye uri kubona afite uburyo akigama arimanganya agahuguza abandi ngo akunde akire, bitinde bitebuke ntabwo ibyo bintu bijya bihira. Hari n'igihe bidashira wowe ukabigira ariko nawe ukabiburiramwo amahoro, ukabitunga ariko utazigera utunga amahoro yabyo, ugahora ubiririramo ukabihoranamwo umubabaro, kubera ko nawe wabibonye ubabaje abandi, wabibonye ubabaje Imana. Ibintu byose bikurikiwe n'amarira ntibijya bibura ingaruka. Kwitwa umukire ariko abapfakazi batambuka bakuvuma, babwira Imana ngo Mana uzaduhorere, imfubyi zikuvuma, abatindi bakuvuma, ntabwo ushobora kuzisazira udahuye n'ingaruka z'ibyo bintu, uhirimbiye cyangwa udahirimbiye ariko ubuza amahoro ukabiririramo. Noneho barakubwiye ngo nurundarunda ibintu uvunika niho uzunguka, naho nushaka gukira unyuze mu mahugu, ibyo ubwo butunzi amaherezo buzagabanuka, binyuriye mu guhomba, cyangwa ubitunge umubare wabyo ugaragare ariko mu mutima bye kukugirira akamaro uhora uri umunyamarira. Ibi byose ngo ni amabwiriza akwiriye kubahirizwa, yurundarunda utwawe ukore wunguke makeya ariko mu bunyangamugayo, urundarunde buhoro buhoro uzagere ku byawe ariko utarimanganije, utababaje abantu, utarijije abantu, utambuye abandi, wishaka kurya uraje abandi ubusa, wishaka kubaka inzu urimanganije abandi ibibanza byabo, wishaka kugira inzu nziza urimanganije rubanda rwakubakiye, wishaka kugira ngo imishinga yawe izamuke rubanda rugufi rwagukoreye rutashye rukurira. Ayo marira azagukurikirana imbere y'Imana gushyiraho urubanza, bikazatuma ugira ingaruka mu mirimo yawe, nawe bikazagutera umubabaro. Rero jya wemera urundarunda utuntu twawe uvunika, ukore duke duke twiyongera ku tundi bizagwire, kubera ari ishya n'ihirwe Imana yakugeneye ariko utarimanganije abandi. Noneho ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka baba bishakiye urupfu. Ni mu Migani 21:6. Gushaka ubutunzi ukoresheje kubeshya, kunyereza imitungo y'igihugu, kurimanganya abaturage, impano zari zagerewe abaturage warukoze bagezeho ugasanga araziriye, akabeshya, umugore ubeshya umugabo, umugabo ubeshya umugore, abana ku babyeyi. Ibi bintu ntabwo bihira ngo bene byo biba biri kuberekeza ahantu habi, bikwiriye kwirindwa. Noneho ngo uguza burya bari umugaragu w'umugurije. Aho ni Imigani 22:7. Ntukajya wibwira ngo gufata amadeni bizakuzamura. Iyo umaze gufata ideni uhindutse umugaragu wa wundi wagujije, umeze nkaho ugurishije amaboko yawe, nta ukirira ku ideni. Igihe cyose ukora ubusa naho uri gukorera wa muntu. N'ujya ufata ideni rirenze ubushobozi bwawe, ugafata ideni atari umubabaro ahubwo ari gushaka kugira ngo winezeze uzamuke cyane, ujye uzirikana ko hari igihe witeze umutego, bikazasoza n'ibyo wari utunze nabyo bigiye, bikazasoza biguhagaritse umutima ukabura amahoro. Iteka ryose ujye umenya ngo niba winjiye mu nguzanyo wamaze kwihindura umugaragu wabo wagujije. Noneho ukwiriye kwitonda. Ideni riremerwa muri Bibiliya. Iyo ugujije ideni ushaka kugira ngo ukire inzara, ushaka kugira ngo ukire uburwayi, mbese ari ibibazo bikugwiririye. Ariko ideni ryo kwinezeza, ideni ryo gushaka ngo nawe ujye mu marushanwa, ukagenda ugafata ibintu birenze ibyo wari ufite, ntibishoboye icyo kintu, ukajya kugerekamo n'ideni, hari igihe bisoza aho kuguhira ahubwo bikunyaze n'ibyo wari ufite. Noneho abafata imyenda nabo bajye bitonda. Ntugashingure imbago zerekana imbibi za kera, kandi ntukarengere mu mirima y'imfubyi, kuko umurengezi wabo akomeye, azakuburanya baburanira. Uwishakira ubutunzi akarenganya abakene, kandi uhongera abakire, bombi bazakena nta kabuza. Ucukura urwobo bazarugwamo, kandi uhirika ibuye rizamubirindukana. Aho ni mu gitabo cy'Imigani 23:10-11, 22, 22, 22, 16. Aya magambo aratwereka ko
abantu bajya bakunda kurengera mu mbibi hagati y'ibibanza ukajyana ubutaka bw'undi bitewe n'uko uri kubona umurusha imbaraga ngo ni imfubyi, ni umupfakazi, ni umukene, ugashaka gushingura imbago ngo ukunde wongere ubutaka bwawe, ngo ibyo bintu uri gukora ngo amaherezo uwo muzaburana ni uwabaremye, ngo azakuburanya azabahorera byanze bikunze, vuba cyangwa kera ingaruka zabyo ntabwo zizabura kukugeraho. Noneho rero ngo ujye umenya ko ucukura urwo bazarugwamo kandi uwahiritse ibuye rikazamubirindukana. Kumvira aya mahame nibyo shingiro ry'imibereho myiza ya rubanda, haba ku miryango iwogamiye ku by'isi niyerekeje mu by'iyobokamana. Aya mabwiriza turi gusoma ntabwo areba abakristo gusa, ahubwo ngo ari abantu bibereye mu by'isi bisanzwe, ari abantu bahugiye mu by'iyobokamana. Aya mabwiriza tureba twese. Noneho ngo ayo mahame niyo abumbatira umutekano w'ubutunzi bw'ubuzima, niyo abumbatira umutekano w'ubutunzi n'ubuzima bw'abantu. Kubahiriza aya mahame nibyo shingiro ry'umutekano wacu twebwe ubwacu ku buzima bwacu, ndetse ni naryo shingiro ry'umutekano w'ubutunzi bwacu. Kuko iyo turi kwirinda ibi bintu tukubahiriza ibikwiriye, tuba turi kurinda umuvumo kwinjira mu bugingo bwacu no kwinjira mu mitungo yacu. Kugira ngo kwizerana no gukorana bishoboke, ni ngombwa ko abatuye isi bagomba kumvira amategeko y'Imana yatanzwe mu ijambo ryayo, ndetse nk'uko acyanditswe, nubwo kenshi apfobya akaba yenda gusibangana mu mitima ya benshi. Kugira ngo tube ku isi, tubane neza, dukorane, twumvikane, dukundane, biradusaba kubahiriza aya mategeko n'amabwiriza. Nubwo ngo ikiri kugaragara muri iki gihe ngo aya mategeko y'Imana arasa naho agiye gusibangana mu mitima y'abantu benshi. Abantu benshi ntibashaka amategeko, ari ay'Imana, ari ay'ibihugu. Abantu barashaka kuyavyora, ntabwo bayakeneye, bavuga ko amategeko babangamira. Ariko reka mbabwire ko amategeko niwo mutekano wacu. Yaba ari amategeko y'Imana, yaba ari amategeko y'igihugu, yaba ari amabwiriza y'umuryango, iyo bitubahirijwe n'umutekano wacu ku buzima bwacu ukorwaho, n'umutekano w'imitungo yacu ugakorwaho. Niba ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ntukibe, ubwo harimo kukubuza kwiba iby'abandi upfumuye inzu, harimo kukubuza gukora mu mifuka, harimo kukubuza kwiba urimanganije, harimo kukubuza kwifashisha intege nke z'urusha imbaraga, harimo kukubuza kunyereza umutungo w'igihugu, harimo kukubuza gucuruza forode, harimo kukubuza kwiba imisoro. Mbese ikintu cyose kitari mu burenganzira bwawe, iri tegeko rirakubwira ngo ntukagikore, ntukibe. Riragutse cyane. Ntukarimanganye mugenzi wawe. Niba ari umugabo n'umugore mubana mu rugo, wije ushaka kumwiba ngo umubeshye kandi atari byo. Niba ari umwana n'ababyeyi bibe bityo, umuturanyi n'undi, umuvandimwe n'undi, umuntu wese mu mwanya we ngo ajye yirinda gukora no gushaka kungukira mu bintu adafitiye uburenganzira, kuko byose byitwa kwiba. Kandi iyo wibye, uwo wibye uramuhombya, nawe bikagaruka bikaguhagarika umutima, wafatwa ugahomba kurutaho. Rero amategeko y'Imana niryo shingiro ry'umutekano wacu, ni naryo shingiro ry'umutekano w'ibintu byacu. Rero kubahiriza aya mategeko n'amashami yayo yose uko aragutse ni magari cyane, nibwo buryo bwo kubaho neza. Rero uko abantu bari kugenda bica amategeko y'Imana, biragenda bisatira kwica amategeko y'ibihugu, kandi bikabyara ubugome budasanzwe. Niba umugabo adashaka kubahiriza amabwiriza amugenga nk'umugabo, akabyara ariko atenda kurera, uwo agiye kubyarira igihugu, abazakigwa nabi bakagisahura kuko batigeze babona uburere. Hari abaregwa nabi bagatozwa ubugome, abo bazaba umutwaro ku gihugu. Abarya nabi, abanywa nabi, bakarya ibitaribwa, bakarya mu buryo butari bwo, bakanywa ibitanyobwa, bakanywa ibiyobyabwenge, ibisindisha, ibintu byangiriza bitemewe. Amaherezo nibo bari kuvukamwa abagome,
bakavukamwo abantu bica impinja n'abakecuru n'abasaza nta mpamvu, utamubaza impamvu ngo ayikubwire ngo ayibone, akumva gusa muri wishema ari ukwica abantu no gusahura ibyabo. Ibyo umuntu wariye nabi, umuntu wanyoye nabi, umuntu warezwe nabi, umuntu wahawe icyitegererezo kiba akarererwa imbere y'ababyeyi babi, aba kubikora bizaborohera. Rero uko abagabo n'abagore bifata nabi niko bari kubyarira isi ababi. Uko abashinzwe uburezi bifata nabi mu bigo niko batoza abo barera imico mibi. Niba unywera itabi imbere y'abana ngo urabarera, ntabwo bazareka kukwigana kandi bakubona nk'umuntu bakuriye. Niba uri umubyeyi bakakubona wasinze, ntabwo abana bazareka gusinda kandi babona nawe usinda witwa umubyeyi. Niba bakubona uri indaya, ntibazamenya ko kuba indaya ari bibi kandi nawe uri indaya. Niba wambura, ntabwo abana bazamenya ububi bwabyo. Niba urwana, ntabwo bazashobora kukubaha. Nibatakubaha bazabura icyerekezo, bapfapfane bakiri bato, bakure ari abanzi b'abantu n'ibintu. Rero kubahiriza amategeko y'Imana, aho Imana yagiye igereka avuga ngo ibintu ukabikore, ibi ngibi nibigeraho uzakora ibi, ntabwo ari ugukugura ijuru ngo tuzajye mu ijuru gusa, ahubwo ni no kwishakira umutekano wacu hano ku isi. Uko abantu bari kwica amategeko y'Imana, niko bari kugenda bafata ishusho yo kuba inyamaswa, yo kuba ibisimba muntu. Umuntu akarya nabi, kurya nabi no kunywa nabi bigatuma atekereza nabi, gutekereza nabi bikabyara kugira imigambi mibi, imigambi mibi ikabyara kugira ibikorwa bibi. None kubwo kwangiriza no konona amategeko y'Imana, bibyaye kwangiriza amategeko y'ibihugu, birazamutse bigeze kwangiriza amategeko agenga imiryango. None isi imaze kuzura udutsiko tw'abajura n'abicanyi babigambiriye. Umutekano uragenda ugabanuka ku isi ku rwego rukomeye, nubwo amategeko mpuzamahanga agaragaza guhana, ariko kuko abantu bari kwica amategeko bihereye hasi, abarezwe nabi, abatararezwe, abariye nabi, abanyoye nabi, abarerewe imbere y'icyitegererezo kibi, abo ntabwo bazakosoka keretse habayeho kwihanishwa n'ijambo ry'Imana. Ariko uko umuhano umubabaza niko agaruka ari umugome kurushaho. Rero abantu icyazaga kubafasha ni ukumvira aya mategeko, byari kurinda abantu guhura n'izi ngorane, tukajya dukorana dukundanye. Boss akubaha umukozi we, ntamuhende ku bwende, akamuhembera igihe, akamwereka urukundo, bigatuma n'umukozi akunda shebuja, agakunda n'umutungo we. Ariko uko ukoresha umukozi ukamukoresha umusuzuguye, ukamukoresha umuhenze, ukamwambura ayo wamwemereye, akagukorera amezi menshi utari wamuhemba shonje, bizamubyarira kukwiba, bizamubyarira kugukorera nabi, ibyawe wabikorana umutima mubi, kuko nawe umuhemba nabi, nawe umufashe nabi. Uzagira umukozi mu rugo umufate nabi, nawe ibyawe nawe azabifata nabi. Uko abakuriye abandi bifata nabi, niko banduza rubanda rwo hasi rukaba abagome, rukaba babi. Abahagarariye abandi uhereye ku babyeyi barasabwa kujya batanga icyitegererezo cyiza, kandi bagatanga amabwiriza meza, bagatanga urugero rwiza, maze abo hasi bakabona uko bakura bafite icyerekezo. Ariko umugabo mubi ntabwo tuzamutegerezaho urubyaro rwiza, umugore mubi ntitwamutegaho urubyaro rwiza, umwarimu mubi ntabwo twategereza ko azasohoka mu kigo cyazasohokamo abana beza, umuyobozi wabaye mubi w'igisambo ugwa n'aba bantu ntiwamutegerezaho yuko abaturage bazaba beza, ko burya abaturage nabo ni abana mu gihugu. Noneho mu bintu byose turasabwa kuba turi abantu bubahiriza amabwiriza yavuzwe n'Imana, tudatekereza ko ari ukugura ijuru, ahubwo twumva ko ari kugira ngo natwe hano ku isi ayo mategeko atufashe kubaho neza. Noneho twihutira gusoma ahasigaye hepfo amagambo y'umunyezaburi agira ati, amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri njye kuruta ibice by'ifeza ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Iyo ni Zaburi 119:72. Amategeko y'Imana, uyu munyezaburi ngo yarazi ko afite agaciro kuruta amabuye y'agaciro, kuruta ibindi bintu bikomeye, kuko iyo ufite ubutunzi ariko ukicaye amategeko, n'ubundi biragaruka ya mategeko akagupfana. Kwica ayo mategeko bigatuma ubutunzi bwawe bugerwaho n'ingaruka, umuvumo ukabigeraho. Noneho urabanza kubaha amategeko kugira ngo n'ubundi ibyawe bizagende neza. Kwihutira ku musozo baratubwiye ngo
kubw'impano zose tubona mu buzima zikomoka ku rukundo rutarondoreka, ibyo kurya n'imyambaro, amazu tubamo, imibiri yacu, ubwenge n'ubugingo bwacu, byose yabitanzeho ikiguzi cy'amaraso ye. Kandi kubw'inshingano dufite yo kugaragaza ishimwe hamwe n'umurimo twashinzwe Kristo yatwomatanije na bagenzi bacu. Aradutegeka ati mukorerane mu rukundo, mujye mukorerana kandi mu rukundo. Aho n'Abagalatiya 5:13. Mbese umuntu wese aziritse ku wundi. Imana yashatse kutwunga ngo tubeho mu buzima ariko dukorerana. Umugabo n'umugore barakorerana, abana n'ababyeyi bagakorerana, abavukana bagakorerana, umuturanyi ku muturanyi, umwenegihugu ku mwenegihugu, igihugu ku kindi. Twese tuzirikanyeho igihe cyose uzica amahoro ya mugenzi wawe, ujye witega ko nawe ntayo wenda kubona. Iyo uri umubyeyi ugafata abana nabi, nawe bizakugiraho ingaruka. Umwana ubangamiye ababyeyi ntazabura ingaruka, abashakanye babangamirana ntibazabura ingaruka, abaturanyi bakabangamirana, ingaruka zibageraho bose. Abenegihugu babanye nabi baragisenya, n'ubundi bose ntibagira amahoro. Igihugu n'ikindi iyo bibanye nabi byose bibura umutekano. Ngo twese tuzirikanyeho ku buryo nta muntu wabangamira undi ngo maze watekane. Noneho baravuze ngo kugira ngo tuzabeho mu mahoro, turasabwa ko twese tujya dukorerana kandi dukundanye. Ngo ubwo ngo reka twihutire hepfo dusoza. Baravuze ngo hari umuntu utanga kwiragiza nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero ariko we bikazamutera ubukene gusa. Nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Aho ni mu gitabo cy'Imigani 11:24-25. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Noneho n'Umubwiriza 11:1. Ntukarushywe no gushaka ubutunzi, mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kigurukira kirenga mu bushwi. Aho ni Imigani 23:4-5. Baratwereka ko ubutunzi butarimo gukiranuka wakwishuka ngo uzabugeraho bukaguhemuza, kandi amaherezo bukaguta. Mutange namwe muzahabwa urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, nirwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Iyi ni Luka 6:38. Ibyo dukorera abandi bizatugarukira. Nidukorera abandi byiza, twitege ko Imana itazabura kutugarurira inyuriye kuri abo cyangwa ahandi. Tuzaba turi kurinda ibyacu umuvumo. Igihe cyose tuzakorera abandi bibi, tujya twitega ko bitazabura kugaruka. Ushaka ibyiza abikorera abandi, ushaka ibyiza yirinda ibibi, kugira ngo urinde umuvumo w'Imana kwinjira mu mutungo wawe, urinde umuvumo w'Imana kugera mu bugingo bwawe. Yuharanira gukorera abandi byiza, wirinde kubabaza Imana, kugira ngo nawe ube ku isi mutima utagucira urubanza, utari kivume mu bantu. Uje utunga ibiguhaye amahoro kuruta gutunga ibirimo ubuhemu, kuko ibirimo ubuhemu nubwo byaba byinshi, hari igihe kizagera bigucike, bigende, wongere ukene, cyangwa ubitunge ariko udatunze amahoro, ubibe muri kubiririramo, n'ubundi umuvumo w'ibyo wakoze ukubuze kugira amahoro ubiririremo, uzarinde upfa utabiruhukiyemo, kandi n'imbere y'Imana uriho urubanza. Reka buri wese yirinde amajwi y'abamuririra inyuma bitewe n'ibikorwa bye, ahubwo wikurikiza amajwi y'abanezerwa ku bwawe, n'Imana ibone uko kwishimira, bihesha amahoro umutima wawe n'umutungo wawe, ugira ishya n'ihirwe. Ubutunga bike cyangwa byinshi, ariko nta mutima ukurega. Imana idufashe buri wese aharanire kumvira amategeko agenga ubunyangamugayo mu mirimo yose, mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Umwigisha arakoze cyane, kandi n'Imana irakoze itumye atugezaho aya magambo yatugaragarizaga uburyo butandukanye bw'ubunyangamugayo muri gahunda zacu zose za buri munsi. Rero iyo uzi ubunyangamugayo, uba uzi ikitagurwa amafaranga
kandi ubura ntuzongere kukibona. Reka dusabe Imana ngo ibuduhe kuko ni nabwo ikeneye ko abana bayo bagira mu izina rya Yesu. Mu buryo bwo gucunguza igihe umwanya tukawukoresha neza, ntabwo turi bwongere gushyiraho indirimbo yo gusoza, ahubwo aho muherereye nimupfukame dusenge dusoze. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, uduhaye uburame, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duhaye amagambo yawe, uturinde kuyasiga aho avugiwe, maze nidushyira mu bikorwa ubunyangamugayo wadusabye, ndetse tukubaha amategeko yawe, bikazatubashisha kuba mu ijuru ryawe, tuzashima izina ryawe. Ibyo ukunda n'ibyo ushaka byaduhesha amahoro, ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.